dushimiye abayumbe cyane barubavu, Imana ibahereza umugisha. Ababitabiriye bose Imana ibahereza umugisha. Abapasiteri bashigikiye umurimo w'Imana Imana ibahereza umugisha, bahagarariwe na Bishopu Yesaya. Dushimiye abantu bose bateranye muri iki giterane tukaza kumva ibi byiza Imana yatugeneye. Dushimiye abavuga butumwa. Nasomye igitabo cyitwa Ubugozi wa Kiroho. Hari umugabo umwe w'umuvuga butumwa ukomeye, ariko yari yaravuze ngo ntazabwiriza ibyumweru 2 bikurikirana. Wazakunda ngo kino cyumweru agaburi, bikindi aje kwicara hariya ngo nawe yumva uko baje bagabura. Ati noguma kaje ngabura ndahaye naje ngaburirwa. Nogirigegekeye abavuga butumwa Imana ibahereza umugisha, baje kutugaburira ngo bongere badushire mu imbaraga z'ijambo ry'Imana. Turavuga umwanya muto ariko ufite agaciro. Bwana Yesu asifiwe. Tunge mupo Bwana utukufu. Nimwaza munaramukanye, hari abantu baza bicarana n'abandi batabasuhuje. Mubaza niba abana byutsa amahoro. Amen. Turekeye aho. Hari abantu baje bakunda gufatanya ibibazo amenyo mukicarana taseke kajubura nuko umuvugisha. Niwicarana n'undi muntu uzuvuga ukeye, iyo ni ishusho imwe y'umukristo, ariko n'umucyo usanzwe ni kucyo tuba. Mureka dusome ijambo ry'Imana gushima. Reka tureke no kubibabwira mwe mwabibonye, tuzaje kubivuga iwacu. Dushimiye abantu baje badukurikirana kuri online ngo tubane muri iki gitaramo abo turi kumwe. Kuko bari abashumba babivuze, sinza nkunda ngo mvuge ntarasoma ijambo ry'Imana. Wa musomyi wacu nadusomere tubona aho duhera. Igitabo n'iki byakozwe n'intumwa, igice cya mbere umurongo wa 4. Ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 4. Igice cya mbere umurongo wa 4. Reka dusome mu izina rya Yesu. Yego. Bibiliya iravuze ngo nuko bateraniriza hamwe. Umurongo umwe gusa. Nuko bateraniriza hamwe abategeka kutava i Yerusalemu ati ahubwo murindire ibyo data yasezeranije, ibyo nababwiye. Amen. Komeza tugende mu butumwa bwiza bwa Yohana ibice 16 umurongo wa 7. Ibice 16 umurongo wa 7. Bibiliya iravuze ngo ariko ndababwira ukuri yuko ikizagira icyo kibamarira ari uko ngenda, kuko nintagenda umufasha atazaza aho muri, ariko ningenda zamuboherereza. Amen. Tugende kuri 12 na 13 kuri wa murongo wa 16. Bibiliya iravuze ngo ndacyafite ibyo kubabwira byinshi, ariko ubu nimubasha kubyihanganira. Uwo mwuka w'ukuri naza azabayobora mu kuri kose, kuko atazavuga kubwe, ahubwo azavuga ibyo azumva nibyo azavuga, kandi azababwira ibyenda kubaho. Amen. Haleluya. Turangirije muri Timoteyo wa 2 ibice 3 umurongo wa 1 ndetse urageza no ku wa 5. Komeza ugeze ku murongo wa 5. Timoteyo wa 2 ibice 3. Yego. Bibiliya iravuze ngo umenye yuko mu minsi y'imperuka
hazaza ibihe birushya, kuko abantu bazaba bikunda, bakunda imiya, birarira, bibona, batukana, batumvira ababyeyi babo, indashima, batarabera, badakundana babo, batuzura, babesherana, batirinda, bagira urugomo, bakunda ibyiza, bagambana, badakunda ibyiza, bagambana ibyigenge, bikakaza, bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana, bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako. Abameze batyo ujye ubatera umugongo. Amen. Haleluya. Nimuvuge mwese ngo abameze batyo, abasa nabo, abateye batyo, niba uri kuja mu ijuru uzubatera umugongo. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Haleluya. Aya magambo ndayasomye ariko simbona umwanya wo kuyavuga. Muruzi namwe aba bashumba bose bicaye aha bavuga, kandi abakuru baravuze ngo uhagarikiwe n'ingwe ngo ajya avoma ashongoye. Nicyo gituma tugomba kwihuta kugira ngo tuze kubahereza umwanya. Tarasha muri aya magambo, niba nkoresha iminota ingahe ndayicamo habiri ndayigabura. Mbanjije guhera ku baririmbyi. Abaririmbyi murumva? Muzamura amaboko tureba abaririmbyi bari hano. Haleluya. Abayumbe haleluya. Bwana sifiwe. Abantu bicaye aha cyangwa abandi badukurikirana benshi bazi kugira ibintu bya kritike, bashobora kuvuga ko tujya dusakuza. Bashobora kubivuga kandi birahari. Nasomye igitabo kimwe cy'umugabo wari uzi kugira kritike ikomeye cyane. Aja kubwira undi mupasiteri ngo kanisa ryawe ribamo akavuyo. Pasiteri ati urashaka ngo bimere bite? Undi ati ryacuriza ariko ryitonze cyane kuri utaratibu rigira discipline. Undi aramubwira ngo iyo ushaka abantu badasakuza ngo mba naragiye kwirimba niho hatazagira uvuga n'umwe. Niho hantu haba abantu benshi batagira usuvuga. Arongera aramubwira ngo ikanisa ryawe rigira akavuyo. Hari abagabo bazi gusubiza. Aramubwira ngo iyo usanze urugo abana ko baraseka ngo baba bariye, ushaka bacecetse ni urugo rwa burayi. Bamwe gusa ubona bacecetse bagira ngo hari icyo bacecekanye, naho ni inzara. Yagica yonyine zicecekesha umugabo w'ingari. Bigaragaye ko kuririmba ari kwiza. Ndabanza mubwira uburyohe bwo kuririmba. Iyo abantu zibajaga guhanura bajaga bavuga ngo ni muzana abaririmbyi buzuye umwuka wera, ngo batangira kaba Dawidi gukubitamwo umurya w'inanga, myuka mibi igatangira guhunga. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Myuka mibi yonyine igatangira kwibwiriza, amapapu ubwenge bukaja kugihe kandi ntabwo bagira kuko bajya banduranya, ariko discipline kaba bagatangira gusohoka. Amen. Turi kumwe duhereza Imana impundu. Haleluya. Amapapu
nicyo kintu kitagira disipurine mu buzima bwayo, kuko ajya ategekwa n'uburiganya, nayo si yaje ategeka uburiganya. Uburiganya nibwo buje buyategeka, ariko umwuka wera yamanuka, amapepo akagira disipurine. Agatuza. Abaswahili baje bavuga ngo kunyamaza cyangwa kimya hatukuzwe Mungu. Haleluya. Ibitero byabagana bakavuga ngo ni mureba baririmbyi, bagira gutunanga twabo tumwe tw'imirya itatu. Abagore bazi kuririmba bagakubitamo intoki, abahungu babigize umwuga bagakubitamo intoki. Twababwira ko iyo turirimba tujya tuzana Imana kandi byihuse. Turemezanyije ko kuririmba ari kwiza, ntibakaje baririmba guceceke. Inzira Imana izoturuka ngo ntuyizi, kubwira iyindi migisha yagutambutse nuko uzutekereza ko ushobora gukora ibintu bimwe akaba ari byo ubonera mu Imana, ibindi tutekereza ko Imana yose. Yabwiye Habakuki ngo uhaye urebe saho ubwo muraranganye, nibavuga ngo Bwana sifiwe, uvuga ngo Bwana sifiwe, ariko bazabagira igihe bakabya. Umunsi umwe icyo cy'umwuka yaranemereye ngo ntibakavuge ngo Imana ishimwe gufatanya kanwa, ariko umunsi umwe batanze za haleluya 30 twari kumwe na muzeyi, ndaruhanduma neza, namwe muruzi Zimbabwe 30 n'ukuri. Ti ame ame ame, umuntu karaharura ame ame, ndaruhanduma imbavu zirandije. Mana none uruzi ko sinaretse kuga nananiwe, imbaraga zirashize. Amen. Ko ndashaka kubanza kubabwira agaciro ko kuririmba. Nini binaba ngombwa nishake ndagarukiraho. Mukanya gatoya bari abasaza barahaguruka, mukanya gatoya babishopo barahaguruka, baraje bababwira yandi. Twayavuga umunsi umwe agashira si tidufite yandi twibitseho. Tugaruke kugira ngo natinda, ariko igikorwa si ukuririmba gusa. Abandi barababwiye mbikire ngo ni 7. Ni iyihe Bibiliya iyo ngiyo? Ariko mujye musoma Bibiliya. Amapoke yo mwakubika iyo mwazindukiye, niba ari Bukava ari Goma, nigeze kumva bamwe bavuga ariko abantu batajya basoma Bibiliya, turavugira ubusa none bikumva bizabagora. Umwe avuga ngo batange haleluya, ngo Satani ngo agenda agira kiribiti, ngo agenda agira kiribiti ngo ibirometero 300. Wa muhungu igandi aje hehe kwituye hano mwisi? Aho wowe woyivuyemo cyangwa ukayiruka ni wawe ibirometero 300 mfite ubushobozi bwo gukurasa umugabo nasomye. Amen. Ababa hepfo ko bari ukinye murenge, njewe gani kinya murenge gasimbaze ngarembera masubuko ari mu kuvuga yagera hakigarura tese nje gasindu umunyamurenge sinzi ko muhemu ukuni zoza vuga ngo ni posho bari ndakubasobanura ngo kucumwe nindi utabizi ko ari ninde. Nimusohoka ntimumenye icyo mukora, nimusohoka ntimumenye. Arababwira ngo ni murindi sifa kwake Mungu. Haleluya. Nimuguma ha muri bato. Haleluya. Icyo yaragiye gukora arababwira ngo ngiye kubazanira dereva. Amen. Ngiye kubazanira uzi hano, akamenya hano hagati, akamenya duhaye tushya hariya twasomye ndarangije. Hatubwiye ngo umenye ko mu gihe cy'imperuka ngo hazaba hari ibihe birushya.
umwuka wavuye mu ijuru akagera hano azi imyobo 18 iri mu nzira tujya tunyuramo. Amen. Bwana asifiwe. Nimumbere mari bundu turangiza gati. Haleluya. Iwe arahazi. Hari imyobo nusoma uwo murongo basomye, haba imyobo 18. Satani yimvye mu nzira tunyuramo kugira ngo igihe cyamurereka ngaruke gatoya. Abasaza barabizi. Ese burya Aroni barabonaga ariko bukera wari uzi ko bamurere bazaga bimba mu muhanda bamara bakazana utukarambika hejuru bakazana utwatsi bakashiraho kugira ngo imodoka yo Satani aragatsindwa mu izina rya Yesu. Nimuvuga mwese ngo atsindwe. Akimba umwobo yamara akazana utwatsi. Uwa mbere yimvye witwa kwikunda. Niwe wa mbere kandi yarayimvye ngo izakorane n'abantu mu gihe cy'imperuka. Niwe ariko kumvise mu gihe cy'imperuka. Musumwe twari ko dusenga turi kumwe n'umubembe bata abantu rero twababona akabana na mwene se wabo bafatanye mu rutoki ndi hari bicaye. Uwo mwene se wabo yitwaga Rufu. Bati umuntu abonye ki amahaguruka ngo namona umwe muntu wafanana na Rufu ko barahagararanye mufashe mu rutoki. Ukureretswe ufite Rufu mu rutoki. Waza kubona kubera imperuka n'ukuri ntimukajya muroza kubana. Akareba akanyuza abantu mu amaso akavuga ngo umuntu wonungiriza ni madamu wanje iyerekwa nagize. Muzamureka tuvuge ntacyo tuba twaje gusaba ko turakenera ngo abantu baje mu ijuru, abantu bamenye iyo myobo kandi nta kindi kizabibafashamo ni umwuka wera. Niba uza hari imyobo yose atukuzwa Mungu. Amen. Nimuzamure icyubahiro we. Umwanditsi ni umukwe wanje. Uko niwe muzi kubuza kwandika wenyine. Aba bahungu bose ntibarangije. Base ngo siko byari bimeze igihe cya Mose hariko hubaka ubutambyi. Ubu nta bundi butambyi duhaye twubaka. Hari ubutambyi bumwe bwa Yesu n'ubwanje gusa. Ndimwishikire rubogora. Ijana kwijana. Amen. Abasaza Bwana sifiwe. Abakecuru amen. Kaburu bisha kinyamurenge mpamvu. Ndagira ngo naho noshiramwe amashimwe kumva. Nta kibazo. Mwebwe ati mungoye hogora abasore bamwe batacyumva neza. Ariko nidudahaye gufikira. Ukuri habana barevera basumbuko n'ubishije akizi. Arakizi kuriya ntako woca hirya ngo areke kukamenya. Tako. Haleluya. None se ninduza tubikira. Atese umukobwa wanje cyahari. Umukobwa wawe warangije uko ni mwanyu bize kontabilite gusa. Mujamugira ngo ba martiriteri tibari abafizioneri batavuze ngo ikanisa ryanje yajaga ryitse ryanje na Kristo tuzi bajoni wisirayi wacu wa metodiste hari umuvizioneri utari John Wisirayi gusa ntiyarayifite. Nimubwira abantu uko hari imyobo no kwikunda.
uwa kabiri ni ugukunda ifeza, ifaranga. uzuhanura ngo baguhe ifaranga ko dushaje duhanurirwa. wabonye hari umunsi twaburaye, Bibiliya iravuga ngo umukiranutsi wanjye ntazasabiriza. Nkunda kubibwira abantu, bamwe babeshya, abandi bariganya, abandi bavuga utundi. Ninde wababwiye ko ukuri kuza guhombesha ikinyoma akaba ari cyo cyumva? Amen. Bwana asifiwe. Umunsi umwe narabeshya ndi kumwe n'umudamu, niyo mbeshya ndi jyenyine. Nari mfite ikibazo gikomeye kitagira ukundi ngira. Barambwira ngo ningende mbeshya. Niho gusa ubona uburyo bwo gukora icyo kintu. Ndagenda ndabesha nicaye ku meza imbere. Uwo twari ko tuganira ariko saba service arambaza ngo se ayo magambo n'ukubwiye. Maze kubesha subira mvuga ngo n'ukuri. Ndamubwira ngo nabeshye. Wabeshye pastor? Nabeshye. Niki cyabiguteye? Ni ikibazo nari mfite. Arambaza cyakabiri ngo umugabo ungana nawe w'imfura. Ndimfura kandi ndi pastor, icyo cyatumirira. Mbabarira kabisa. Icyo kibazo gikomeze ariko nabeshye. Mbabarira ahubwo ntayo. Arambwira ngo ngukoreye ibintu ariko Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya! Arambwira ngo kubera iyo mpamvu ngukoreye ibintu bitarakorwa kandi ntibirakorwa kugeza bibayeho, ariko ndabikora nirengeje. Ntakoreye ikintu ngo babwira kitajya gikora, ariko aravuga ngo nirengagije amategeko ndayazi ariko ndakimukorera. Imana ihabwa icyubahiro. Turarangije kwirarira, kwibona, sanga umuntu ariko arigira gutya kamabwira. Niba uri umukozi w'Imana, haleluya, uzuca bugufi. Niba Pawulo yaraciye bugufi, niba Petero yari imbata ya Kristo, niba Petero yari imbata ya Kristo, abantu batayoborwa n'umwuka w'Imana ajya atangira kuvuga ukamumumenya, kuko umwuka ajya avuga ngo vuga iki, iko umukristo ndaza kivuga. Reka ndagize amasaha yadushiriye. Imana ibahereze umugisha. Tugiye gusenga. Bwana asifiwe. Ngo batubahana ababyeyi, ariko se nimureke tuvuge kanonono tukihanganira. Aba bose bafite ishusho, ariko umuntu wabaza abashoferi bari hano muri Rubavu twobamenya Rubavu yonyine, ariko iyo nzira duhaye tuje igira derevuye. Umwuka we bamaze kubona, bamye bahaguruka barasohoka baja hanze bavuga ubutumwa. Bari bamenya aho bari naho bava. Umwuka arabayobora, arabigisha bageza mu kuri kose. Ubutumwa bwiza twakiriye nuko Imana yatugiriye ubuntu, abo bavuga ubutumwa bakahaba. Itegure, haleluya. Iyo myobo ugende uzozugera ahantu uzusoma Bibiliya utariko uyu si wamwe tabavuye kuvuga ngo ko baravuga ngo tubivuga cyangwa ubutumwa bwa mbere atangiye mu bitandatu. Escuta, vai embora com a chave. Ariko iminsi baravuze ngo ntizigira gute, ntizayishurira umugabo. Oya, uzupfa kumenya ko uwo muntu ayobowe n'umwuka wera. Imana ibaduhera umugisha. Mumaguke dusenge.
nta kindi gikorwa ngwino utera akantu karesha gutya wowe nimuze karesha gutya